Hello, muraho neza, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, mbahaye ikaze uyu munsi uwa none twari dukumburanye, ariko nanone ntabwo ndi njyenyine ko wacecetse bro. Ya ndikwibaza impamvu uba watinze abafana bawe bagukumbuye. Barankumbuye ndangije ndatinda, uri kubyumva neza? Ndatinda mana yanjye. Bizaza ariko bizaza mu by'ukuri. Iyi video imaze imyaka, imaze igihe kabisa, imaze igihe kinini. Iyo mukwa cyenda ariko so ndabizi neza ko mutwumva kandi mukatwihanganira. Muguze rero mwongere mubane natwe. Muzi ikintu tuje gukora, tuje kubagurisha amazu muri Amerika. Nta kintu tutazabaha kubera tuzi neza ko ibyiza byose bakwiriye, noneho muze tubagurisha amazu yo muri Amerika mu by'ukuri. Nta kintu bashobora kutuburana. Hano muri Amerika hari inzu zigurishwa nk'iyo ngiyo. Hari amazu meza twagiyemo akiri muri chantier nyine, bakiri kubaka, barimo gukorera amafinisage. Uko niko baba batangiye bazubaka, ariko iyi ngiyi igeze muri finisage. Iyi ngiyi irimo finisage. Ariko hari video nigeze mbere ku buryo batangira bashyiramo ibintu by'imbaho, ibiti. Sinzi ukuntu nabonye kubaka muri Amerika bitabagora cyane nkatwe na hano. Ntabwo bigoye. Babona kabisa bo nyine sinzi ukuntu biba bimeze, ariko nabonye bitandukanye cyane natwe, kuko ubusanga ibintu byabo hari ukuntu bidasa nabi cyane nk'ibyacu. Twebwe urumva baritaka icyondo, itafari, sima, kubetariya nyine. Ariko bo sinzi ukuntu ibiti ibyinshi bari ibiti batangiza, bagashyiraho na za mobahari zo gufunika. No nyuma yaho bagashyiramo ibintu ngo ari ibintu bashyira mu nkuta kugira ngo kutarube nyine ruze soundproof. Noneho barangiza bagahita bakubitaho tubaho nyine, bagahita badutera irangi ry'umweru. Aba ari inzu zisa neza, ibintu by'amatafari, amabuye, utwo n'utubuye bomekaho inyuma gusa. Aba ari inzu kabisa ureba nyine iyo bari kuyubaka uvuga ati iki ni iki, ikintu kizavamo ikintu kiziba ariko irangiye. Izi nzu nyine ubu ngubu ni ibisa neza kweri. Iyi irangiye ibisa neza. Ariko ikintu nabonye muri izi nzu zo muri Amerika, inzu zabo inyuma ntabwo ziba zikurura kabisa, ntabwo ziba za attracting. Ariko iyo winjiyemo imbere papa we, iyo winjiyemo imbere uravuga uti ambongeze muri White House. Sasa hari ukuntu hagira umweru, hari ukuntu bazi guhuza amabara, ukabona nyine ibintu harasa neza. No kubera ko hataba ivumbi, usanga nyine nta mwanda burimo, ntihajya handura, nyine ubona hasa neza. Niyo waba wahakora ibyo, niyo wagira ute usanga ivumbi riri mu nzu, ntujya ubura akantu nyine tu. Ariko mw'imbere ziba zisa neza kabisa, zisa neza cyane pe cyane. Ikindi ntabwo ziba ari nini cyane, ariko biba bitandukanye. Hari aho ugera ugasanga bagira nini, hari aho ugera bagasanga bubaka ntoya. Nka Dallas bagerageza kubaka nini bishoboka. Dore nk'iyi ngiyi iri full nyine, iyi ngiyi yaruzuye. Iyi ngiyi ni yindi twagiye ari biro. Urabona ko yose none iba yuzuye, irimo kugira ngo bakwereke uko inzu yawe ushobora kuyitaka, bagukopeze no kuri ka interior design nyine. Nutagashima uzashyiremo akawe, ariko bakwereke ko nimara gushyiramo, numara gupambamo ibikoresho byose ukuntu hazaba hameze. Hanyuma mva haba ari heza, ugeramo ukavuga uti uwite Nyagasani muremye, uwitseka ntera iteka. Kandi nyine biba ari byiza pe, biba ari byiza. Sinzi impamvu nabonye ibi bintu nyine ushatse kubyubaka nko mu Rwanda ngo bize bisa gutya birakunda, ariko iwacu nyine birahenda buriya, niko navuga ko siko naho bihenda.
naho birahenda ariko tunabibutsa ko Dorcas acuruza amatara hano hose yari ari gukopera nawe ndi kubabwira ati mufite inzu nziza ariko mushyiramo amatara mabi aya matara ntago ari attractive aya matara yanyu ntago aryoheje inzu mureke mbahe ide y'itara ryiza ubundi wowe n'ubu uri kubaka inzu twabajuru twaho nitwa sawa n'ubu uri kubaka inzu uzaze nguhe ide y'itara ushobora gushyiramo wowe uzaze unyereke mbere yuko ushyiramo mbwira uti nka hano twashyiramo itara rimeze gute my friend nzabereka amafoto y'amatara meza za prize zijyanye n'irangi ryawe ibintu byose bitewe nyine na deko n'ukuntu ushaka ko haba hasa ushobora gushyiramo iy'umukara ushobora gushyiramo iya guri ushobora gushyiramo umweru ushobora gushyiramo nyine amabara atandukanye bitewe n'uko wowe wumva ushaka kugira roko ahangaha bahita ngo ni backyard twebwe ni mu gikari gusa nabonye njyewe ukuntu bubaka ibintu byabo bikari byabo babipfusha ubusa ari nko mu Rwanda haba hari akajaride harimo akajaride harimo agapisine harimo amatara acanye ariko nabo ababishatse barabikora ariko abenshi nabonye batabikora ariko ayo matapi yaho nayakunze aya matapi yaho ni meza ariko ntabwo ngiye nakunze ukuntu kiba kiri mu nzu hose nyine hari igihe ubona ubwiza bw'inzu nanone bwatakaye ariko ushobora nko kuyishyira wenda ahantu hatari hose aha twari tugiye muri karitsiye y'abakire y'ababosi ariko kubera iki inzu zimeze nk'insengero kubera iki ukunda kujya mu makaritsiye y'abakire kandi utaraba we amuba nyine rero kuri amuba ariko ukunda kwigisha nk'ubu twagiye mbabwiza ukuri twagiye ari kuvuga ngo tugire vuba ngo tugende ngo tujye kureba ngo iyo karitsiye tubanze turebe ahaciriritse aho nyine wamwita Beni the Realtor Beni Mugane so iyo Instagram uri kubonamo ni iy'umukobwa witwa Beni umukobwa w'umumama umudamu sorry uko umva reka nkubwire ukuntu usa n'ukuntu umeze ntabwo umeze nk'abamama ariko acuruza amazu muri Amerika Dallas ngira ngo hari based cyane Texas yose abafite amazu neza wagira ngo ni katedrale ndebera mana kandi ugasanga hiberamo nk'umusaza umukecuru uzi yuko cyangwa narondogoye umugambo bwinshi uzi yuko izi nzu uri kubona ziri munsi ya nyakatsi y'inzu zubatse mu ijuru muzi ko mu ijuru bubakishijeho zahabu nyine hari ibintu ubona ukabona birashimishije ariko wakwibuka aho uri kujya ukavuga ati ko ari muri zahabu se ninigera mu ijuru nzatura muri zahabu by'amaso atarabonye baba we ibaze ko ibingibi hari ikintu njya nibaza rero mu ijoro tuzaba dutuye nka gutya dusurane ntabwo ni iby'amaso nyine atarabona ariko njye niko mbitekereza ntekereza ko tuzaba dufite abaturanyi tukazajya dusurana tugatarama tuzahora turirimba tukaririmba tukarya amata n'ubuki wesha reka nkubwise ukuri nituvuga ibintu byo mu ijoro zino nzu turahita tubona ari mbi turahita tubona tutakizikeneye ariko uyu muntu nyine witwa Beni iyi Instagram yiwe wayipininze muze kumusacinga mumufollowinge hanyuma umuntu wese uzakenera kugura inzu muri Amerika azamufasha kandi hari ukuntu tujya tubona bihenze hariya hari opportunity kandi tubibutse ko yaba utuyeyo yaba udatuyeyo ushobora kugira umutungo muri Amerika ushobora kugura inzu rwose upfa kuba ufite umufungo wawe Beni mwebwe mugende abereka ikindi abantu batuye muri Amerika mu zindi state turabamenyesha ko muri Texas hari amazu ahendutse cyane amazu ahendutse ariko buriya abantu bo muri Amerika nabonye bafite ubwenge bwinshi aba hantu bitewe n'ikintu ahakura ni ukuvuga ngo kuba muri Texas byajyanirana n'icyo akakorera n'icyo ahakura n'akazi kuko ntabwo wavuga ngo
tuvuge wenda nk'urugero abari ku mibare tuvuge wenda nk'urugero aba nka Siyaro kumubwira ngo naze Texas utaramwereka neza mapu ngo umushushanyirize ahantu ari bukure ibiceri ntago yahaza niyo wahamuterekera umuturirwa umeze ute ntago bishoboka niyo wamubwira ngo arahaba muri katedrali wa mugani wawe nko muri icyo kizunguri ngo urakimuha kibemo nta giceri uri kumuhereza amakuru ibiceri bibayo kandi bavuga ko nyine amazu yaho yo gutura ngo ni mabi arashaje ntago twagiyeyo muri meni next time tuzabahabanza kabisa twarahakunze tutarahagera tutahazi dufite y'abashuti dusuje Manu nituhagera tuzaturi kumwe na Manu mwe mumufata neza niwe boss wacu Manu ibisa bigezemo bite noneho mana yanjye ko twari turi kwirebera inzu oya byarangiye nyine twatashye tugeze mu kirere inzu z'abandi tuzivuyemo tugeze mu kirere cy'u Rwanda inzu z'abandi tuzivuyemo akibaza ko bamvanyeyo nta kazunguriyeyo pa ntarajya mu ndege ikintu najyaga nibaza iyo umuntu ari hejuru haba ameze bite babiri iyo umuntu ari hejuru rero indege iba iri hejuru y'ibicu ubona uri hejuru y'ibicu ibicu biba biri hasi yawe ngo uba wabirenze ukagera mu kindi kirere warenze ibicu noneho nacyo kandi ubona nyine cyeyurutse nyine nta bicu biri nta bindi bicu biba biri hejuru yawe hose aba ari ibicu aha ni ageze Katari Doha ngo barahabomba sorry ngo baraharashe ariko tuzaseba ubu ngubu byarasubiye ku murongo sinzi impamvu mba numva nyine Yesu agiye kuza tu Yesu agiye kuza buriya na Trump agire vuba agabanye Yesu araje tugende dusure muri meri tuzaza ikibuga cya Katari nubwo mubona baharashe ntunya nibaza umva ni heza pe kandi ni kinini ku bantu batarahagera ni heza abasa neza hari igihe uhagera ukahita uvuga bitewe n'urukundo umuntu aba akunda iwabo ugahita uvuga ati mwami Yesu ndaterura ndatereka iwacu ariko ikibuga cyacu ngo kizaba ari cyiza ikibuga cy'Ubugesera reka da kizaba ari cyiza kabisa ngewe nzajya kuhasura yego se hari igihe ugera ahantu ugahita uvuga mwami Yesu ndaterura kino kibuga ndakipeza ndakizamura ndasunika ndatereka iwacu ariko n'iwacu ni heza nyine ku rwego rwacu ariko iterambere tuba turi bitewe n'aho tuvuye twese tuzi batazatugeza bitewe n'aho abanyarwanda tuvuye twese tuziranye igihugu gitangiye mu myaka 30 iyi ngiyi byatangiye zamani twebwe ni nk'aho tumaze imyaka 30 mu gihe tugifite Kagame wacu tuzabigeraho amen Yesu amushyigikire Yesu amukomeze ngenye nibaza ngo nakomeza nasaza hari ukuntu njya mutekereza nareba imyaka mfite nkavuga ko mana ubu ngubu nta kuntu wabigenza ugahita unkuriraho nk'icumi ngewe ugahita unkiriraho 10 ugahita ufata 10 ukayimuterekeraho nta kuntu buriya haba cyangwa 20 oya nta kuntu umuntu arashobora kumusa nyine Imana ikabigenza ikamusazura nyine Imana yabikoze ariko uko ameze kose afite n'umudanje kandi atugejeje kuri byinshi tuzabigeraho ni uwa mbere kandi ahangaha rero urumva Kristo ari kumwe nawe amen turatashye Dorcas ari kwibaza ngo tuzahagera iwacu mba ndi kureba amasakoshi guys muri Louis Vuitton haba harimo kakaririmbo ka Miss Jojo ka kera wegere ntukoreho mu by'ukuri barazumvaga cyane ngo iki nabyo zi wowe so twatashye rero ahangaho twatashye ahangaho ubwo tuvuye Katari final destination Kigali ariko mana wumva ibintu biri kugufata mu mubiri kuvuga ati mana mana turi kumanuka i Kanombe tugasanga igihugu cyabaye mukara byagoranye cyabaye mukara byanze ko dutaha neza ariko njyewe izi ngorane byari bimbwiye ndi kureba iwacu
yewe ariko nari mfitemo ubwoba ariko babonye ko butari bwinshi hanyuma warijijwe nari nizeye Yesu ariko narize turandinze ntabwo narize twatinze kugira warize turandinze urijijwe n'iki se nuko nari excited nuko utapfuye oya urambeshye pa urambeshye kandi bari kumbwira ngo nguhamagara gute urambeshye ese pa bisobanura iki nyine ni njye nawe tubizi ni papa oya wenda ni papi hakubiyemo byose ntabwo azi kumpamagara mu izina rata aragitinya ko ntabwo ari kubitinya nuko ntabwo nabishobora ntabwo nabyemera reka kururikira i Masaka byaraze neza tujya kunyura indi nzira ariko ikintu cyane sinzi niba warabibonye pe kuba ikirere cyaranze ko tumanukira hariya cyari cyagoranye tukamara n'umwanya munini ntabwo sinzi niba warabibonye ko ntari mbyitaye ntabwo mu mutwe nari mpari pe ikibazo njye nari mfite se abana bari bageze kuri airport badutegereje noneho buriya bikomeza kuba bibi kuriya tukananirwa kugira kurandinga twari bugiye gukorana nkaki nari guhita mfatiraho imodoka nkataha amasaha 40 ariko ikintu cyanshimishije ni uko nari mpageze noneho ndi kuvuga ni ubu ndababonye akusuka icyo wabishyize uyu mu edita ndamwirukana dore urukumbuzi rw'iwacu Rwanda ariko u Rwanda turarukunda koko kubera ikibaya bintu wabishyizemo kwera nawe nzagufirima kandi nzagushyiramo uba weditinze ukikura u Rwanda turarukunda ntabwo abantu bajya batubaza ngo ko iki ngo mugenda mu mwebwe ntimubumeyo hano hantu hari ubutamu hari ahantu hari ubutamu imana yaturemye turi abanyarwanda yari ibizi Rwanda urukumbuzi sasa these girls bakumbuye bana banjye nicyo kintu cyonyine kingora iyo nagiye mba meze neza ariko so thank you so much this is Benny rero batari kundeba mfite amagambo menshi Benny mumukurikire mumurebe mumwiteho murebe ibyo akora hanyuma mugure n'amazu biroroshye birahendutse munamwandikire kuri Instagram biroroshye ku muntu ufite umufungo we rwose wayigura ukibikaho umutungo ugateganyiriza abawe rwose mu buryo bwiza cyane ariko zabanze uyigure mu Rwanda by the way thank you bye thank you so much dore nizo nimero ze na email thank you so much